kumwica ahubwo niyo kwibarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbaza. Umurongo wa 5, Yesu yakundaga Mariya na mwene se Lazaro. Umurongo wa 19 hepfo havuze ko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya bahumuriza kuko umusaza wabo yari yapfuye. 20, Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibisabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko umunsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, ngiye kuzuka ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Umurongo wa 39, Yesu arababwira ati, nimukureho igitabo. Marita mushiki we wapfuye aramubwira ati, databuja, none aramuka kuko amaze iminsi 4. Umurongo wa 40, Yesu aramubwira ati, sinakubwiye niwizera ubibona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, data, ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'abo bantu bamuse ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo, rangurura ijwi rirenga ati, Lazaro, sohoka. Uwapfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda, maguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Amen. Naho ngaho nayo magambo tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo igihe Yesu azazira azakora ibiruta cyane ibyo yari gukora igihe wifuzaga ko aza ntazi. Igihe Yesu azazira azakora ibiruta cyane ibyo yari gukora igihe mwamwifuzaga ko aza hanyuma ntazi. Igihe rero azazira azakora ibiruta cyane bya bindi. Ibyo byatumye kandi n'ibyo bitumye ngeze aya masaha nyirahangaha. Ukuntu niko ndi kumva Yesu arimo ambwira ngo mbabwire. Amen. Ndashaka ko mufata intego y'iri jambo, hanyuma buri wese ajye ayikoresha. Niyo ntwaro Imana yahaye mugiye kurwanisha muri ibi bihe bimeze gutya. Niryo cumu Imana imuhaye igiye kugenda utera abadayimoni. Niyo kota ugiye kwitwaza, mbega niyo nsinzi yawe. Murabyumvise? Igihe Yesu azakora ibintu byinshi cyane ibyo ari gukora cya gihe mwashakaga ko aza ntazi. Teka abarokore cyangwa abantu bose basenga, iyo dusenze tuba twifuza ko Imana
akabwira abantu ngo ntimwongere gukoma amashyi. Ntabwo muri ikindi gihe muzabyongera. Nakabwira ngo mugusohore, bamusohora nabi. Bibiliya igaragaza ko ngo bari bagiye kumutembagaza ku Mana. Ngabanyuramo ari icyomoke kuko bamukurikiza abantu. Yarakoze igitangaza gikomeye cyiza cyashimwa n'umuntu uwo ari we wese. Ariko ibyo bituma bamwanga. Amaze kuzura umwana wa Yayiro ngo bahise bakoresha inama. Abatambyi n'abanditsi ngo barahaguruka baravuga ngo ntabwo umwana yari asinziriye yamukamye ntabwo. Bavuga baravuga ati ubu yari yakwiye kwa None. Abantu bazi kureba baravuga ati uyu mwana yari yashizemo umwuka wa None. Bararahira baravuga ati ntabwo yari yakwiye. Beelzebuli umukuru w'abadayimoni yasohoka mu bafurika. Yesu ateranya igiterane cyari kirimo abantu benshi. Abahanga bavuga ko cyasangaga ibintu cumi na bitanu. Ariko muri Bibiliya handitswemo kuko yahagije abantu 5,000 hatabarimo abagore n'abana. Urumva ubyandikije abagore hamwe n'abakobwa wasanga bakubise kanzu abagabo bane. Urumva rero ntitugiye ko byari bimeze. Yesu arabwiriza bigeze mu masaha y'isaa saba. Abigishwa baramubwira ko abantu batangiye kwayura kandi basezerere ahantu harimo abantu batahakuye bagerayo bose inzara yabatsinze bose. Bari kubataha hakiri kare byibura bagifite akuka. Yesu arababwira ngo mwicaze mu bagaburire. Abigishwa baramubwira ati ntabwo nzajya